Yesu ashimwe, igitondo cyiza, turashimira Imana iduhaye ubundi buntu bwo kubaho, iduhaye umunsi ngo twongere tubeho, kavuga ngo baho, twakiriye kubaho, twongeye tubayeho, umwami ahimbazwe. Reka dusome Yohana 14 umurongo wa 13 kugera ku wa 14. Haravuga ngo, kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Amen. Umwami ashimwe. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Amen. Ndagira ngo uyu munsi cyangwa se uyu mwaka, turacyasengera umwaka, twambare izina rya Yesu, uryitwikirize. Mu izina rya Yesu biracyashoboka, mu izina rya Yesu birakunda. Izina rya Yesu ni izina ry'ububasha bwinshi, ni izina tuvuga ibintu bigahinduka, ni izina tuvuga abanyabyaha bagakizwa, ni izina tuvuga tukarindwa, ni izina twahawe, ni izina ridukiza, ni izina ririmo ububasha bwinshi tutanarondora, ni izina. Haleluya. Ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu niyo turi gusenga dushyiraho ngo tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu mvuga hano ngo mu izina rya Yesu, ni Yesu wazutse, ni Yesu wadupfiriye. Murabizi neza ko habaho na wa mukinnyi witwa Jesus. Ujye utega amatwi neza wumve Yesu bari kuvuga. Niba ari Yesu wazutse, twarabimenye ubu ngubu ko hari n'abo bitwa ba Yesu mu isi. Utazajya ngo uwo turi kuvuga ni wa mukiza wacu waducunguye igorogota. Yesu mvuga ni wa wundi watumye mbabarirwa ibyaha, akamena amaraso ye nkagaruka mu rugo, Imana ikongera ikanyemera. Nuwo Yesu mvuga, wamenye amazina akajya ku musaraba. Nuwo Yesu mvuga, wa wundi Imana yaduhaye kugira ngo azaducungure. Nuwo Yesu mvuga. Haleluya. Ujye wumva neza n'umwigisha uzajya hose bari kwigisha, ujye utega amatwi neza wumve Yesu bavuga. Niba ari Yesu Kristo Emmanuel, Imana turi kumwe, wumve neza niba ari Yesu w'i Nazareti. Kugira ngo bavuge ngo Yesu w'i Nazareti, nuko hariho abandi ba Yesu, ko ari kugira ngo bamutandukanye n'abandi ba Yesu. Yesu w'i Paris, Yesu wa hehe, w'i Londres, nawe baravuga ngo Yesu w'i Nazareti. Uwo ni wo ngewe ndi kuvuga, uw'i Nazareti wazutse akava mu mva ari muzima, wa wundi Toma yabonye. Haleluya. Wa wundi wampaye agakiza, wa wundi karuhura, uwo ni we mvuga. Abandi wapi ni abantu bapfa bagapfa nyine iyo badakijijwe, nuko iyo bakijijwe nabwo sawa. Imana ishimwe. Reka tugaruke mu ijambo ryacu. Karagaciye mutumva mvuga izina rya Yesu ukagira ngo ni Yesu wa wundi w'iwanyu muturanye. Wapi, ndi kuvuga Yesu wavuye mu ijuru, uwo twahawe, wa wundi Yohana yabonye inama igaterana, agaterura igitabo akaza ko uwo muzinga arawufata w'imibabaro kugira ngo aze kuncungura. Haleluya. Yesu Kristo ndagushimira. Yesu wazutse wubahwe, Yesu yubahwe. Reka tumukomere amashyi uwo mwami Yesu, uwo mwami w'abami, nyiribihe. Yesu niwe mvuga. Sabaoti, umugaba ku rugamba, nyiri insinzi, nyiri kuzuka no kunesha. Amen. Yesu ndagukunda. Yesu uri mwiza. Yesu ushimwe, kuko umenya n'ibyo giciro cyinshi. Reka tugaruke mu ijambo. Yohana 14 umurongo wa 13 kugera kuri 14. Ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye, ni rya Yesu Kristo wazutse, nzagikorera, kugira ngo data, Imana data, Uwiteka yubahirizwe mu mwana we. Haleluya. Ari we Yesu. Yesu azagikora kugira ngo Imana yubahirizwe muri Yesu. Haleluya. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Yesu azagikora. Uyu mwaka uri gusaba iki? Uyu mwaka ni biki uri kubwira Imana? Yesu uri kwifashisha iki? Reka duhagarare uyu munsi mu izina rya Yesu.
reka duhagarare kuri iyi tariki mu izina rya Yesu, turyipfukishe, turyiyorose, turyambare, ridupfuke. Gira ibyo uri gusaba byose ubwira Imana ngo Mwami mu izina rya Yesu. Kubera iki? Ni izina ririmo ububasha n'ubushobozi bwinshi. Reka iri zina turyambare, uryambare ku mutwe wawe, ku gihimba, ku maguru n'amaboko. Ikizagutera cyose uyu mwaka niba byari binariho, iyo gisanga turi mu isi nyine, ni uko isi yubatse, ntibibura izajya isanga izina rya Yesu ryafunze urukuta, yagiye isanga izina rya Yesu ari ryo wambaye, kandi izina rya Yesu ntawe urikoraho ngo bikunde. Haleluya! Reka duseseke ibyacu byose mu izina rya Yesu. Ibyo twifuza byose biri muri iryo zina nyine. Nimugira icyo musaba cyose, handitseho ngo cyose, nta na kimwe kivuyemo, mu izina rya Yesu azagikora. Azagikora data, azagikora Yesu, azagikora kubera ko biciye muri Yesu. Kandi unasenga uyu mwaka ibyo uzakora byose uzabikorere muri Yesu Kristo. Aha ndabwira abantu baratarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, muri guhomba, ndaguhamagara ngo banguka, Yesu ari hafi kugaruka. Ibyo uri gukora bidaciye muri Yesu, ni ukuri ni uguhomba, uri kurushywa n'ubusa. Imirimo idaciye muri Yesu ntaho bayandika. Rero iyo wakira Yesu nk'umwami n'umukiza ugakora imirimo yandikwa mu gitabo cy'imirimo, ariko iyo utakira Yesu nk'umwami n'umukiza, wapi, ntaho bibarizwa. Turashimira Yesu, we nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data adanyuze kuri we. Turamukunda Yesu. Reka dusenge. Ugira icyo usabye Imana iki gitondo, ugira icyo ubwiye Yesu iki gitondo, icyo uri busabe cyose ugisabire mu izina rya Yesu. Icya mbere navuze ngo reka twambare izina rya Yesu. Haleluya! Yesu, ndagushimiye, waratwihaye kandi dufite n'izina ryawe, Yesu Kristo wazutse, Yesu mukiza, Yesu watubambiwe, Yesu watwemeye Golgota, Yesu mwana w'intama w'Imana nzima, Yesu wowe udukunda urukundo rutagabanije, Yesu wowe udukunda urukundo rutari urw'agahararo, Yesu wowe wikoreye umusaraba ku bwacu, Yesu wowe wemeye kumanikwa ku musaraba ku bwacu, Yesu wowe wemeye kwambara ubusa ku bwacu, Yesu wowe wemeye kujya mu mva ku bwacu, Yesu wowe wazutse ukagenda utwiyerekana, uyu munsi ukiyerekana. Yesu ushimwe, ushimwe. Turasenze Yesu ngo uyu mwaka Mwami ni wowe tugize icyo dusaba, ni wowe tubwiye ngo gendana natwe, ni wowe tubwiye ngo izina ryawe niridutwikire, niritwikire imitwe yacu nk'uko umuntu yitwikira umutaka. Twitwikirije izina rya Yesu, turaryambaye ku mitwe yacu, ko umuntu yambara ingofero, izina rya Yesu turaryambaye mu izina rya Yesu. Uko umuntu yambara imyenda ku gihimba, niko twambaye izina rya Yesu. Ko umuntu yambara mu maboko, umupira ku maboko, niko twambaye izina rya Yesu. Ko umuntu yambara Mwami inkweto, niko twambaye izina rya Yesu, turaryambaye. Izina ry'igitinyiro turihuje n'amaguru yacu, turisize ku maguru yacu, tuyisesetse mu izina rya Yesu. Imibiri yacu irindwe, ibyacu birindwe mu izina rya Yesu. Intambwe zacu zirindwe, Yesu. Imitwe yacu irindirwe mu izina rya Yesu. Niho tuyisize, niho turambitse ingingo zacu, igihimba cyacu kirindwe, buri rugingo rwacu rutwikirije izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turindirwe mu izina rya Yesu. Uyu munsi turindirwe mu izina rya Yesu, uyu mwaka turindirwe mu izina rya Yesu, buri kwezi k'uyu mwaka turindirwe mu izina rya Yesu. Amaboko yacu arindirwe mu izina rya Yesu. Dufata amaboko Mwami mu izina rya Yesu. Amaboko yacu ngaya Mwami ntazigera atenebwa ko tuyahuje n'izina rya Yesu. Amaboko yacu tuyashyize mu izina rya Yesu. Yewe Yesu Kristo, turagusaba kugirirwa neza nawe. Icyo tuzasaba cyose watwemereye mu izina ryawe uzagikora. Turagusabye ngo uzaturinde, turagusabye ngo uzagende uvugana natwe Yesu, turagusabye ngo uzagende ukorana natwe Yesu, turagusabye ngo uzagende Mwami utwiyigishiriza, turushaho kukumenya, turushaho guhishukirwa Yesu ari we, turushaho gusobanukirwa Yesu ari we, turushaho kumenya neza ubwiru bwawe, turushaho kumenya neza icyo dushakaho, turushaho kumenya neza umugambi wawe udufitiye mu
izina rya Yesu nibyo tugusabye mu mibiri yacu, wuzuze mu buntu, ubuntu mu mwuka wacu, umwuka wacu tuwutwikirije izina rya Yesu, tuworosheho izina rya Yesu, aho tuzagera hose ibyaduteraga bijya bisanga izina rya Yesu. Turagusabye ngo wubake urukuta wowe, bijya bisangaho urukuta rutugote iburyo n'ibumoso, rutugote imbere n'inyuma, rutugote hasi no hejuru, urukuta rwawe rudutwikire rw'izina rya Yesu. Haleluya. Ibindi byari bidutwikiriye bimirwe bunguri n'izina rya Yesu, ibindi byari byaradufashe mpiri bifatwe mpiri n'izina rya Yesu, bive mu buzima bwacu. Kubera ko Yesu aho wageze ibintu birahinduka, ibyara byaranze guhinduka, bihinduke muri uyu mwaka, bihinduke kuri uyu munsi mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu. Izina rya Yesu ritwikira ingo zacu, turabigusabye Yesu. Izina rya Yesu ritwikira abana bacu, turabigusabye Yesu. Izina rya Yesu ritwikira amaboko yacu, turabigusabye Yesu. Izina rya Yesu ritwikira ibyo waduhaye, imigisha waduhaye y'ibifatika mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu ritwikira imirimo y'amaboko yacu mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu ritwikira abo twubakanye nabo mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu ridutegurira ameza mu izina rya Yesu uyu mwaka. Izina rya Yesu ridusohoreza amasezerano. Izina rya Yesu ryubakira abatubatse ingo. Izina rya Yesu risohoza amasezerano. Izina rya Yesu riducira inzira. Izina rya Yesu rituvugire. Izina rya Yesu ryoroshya hari hakomeye tuhaceho hatworoheye. Izina rya Yesu rishyireho ibitari biriho. Izina rya Yesu ridushyirireho inzira hari hatari inzira. Izina rya Yesu ridutambutse mu maboko y'abakomeye n'aboroheje. Izina rya Yesu riduhesha ibyo turi gusaba, aho twadepoje amadosiye, aho twifuza kudepoza. Izina rya Yesu ridukingurira inzugi. Izina rya Yesu rituvaneho iminyururu n'amapingu y'abazimu. Izina rya Yesu ritubohore burundu. Izina rya Yesu ridukureho ibyatwirukankana agakora kandi n'ibyo twihishemo n'ibyo twisesetsemo uyu mwaka. Izina rya Yesu ridufashe kuzuza ibigega byacu, kubika mu bigega byacu. Urakoze Mwana. Turagushimiye Yesu ko watwihaye, turagushimiye Yesu kudukunda, turagushimiye Yesu uyu munsi. Ibyo byandikwe ku mazina yacu, byandikwe kuri buri saha y'uyu munsi. Uwiteka, turagushimiye ko waduhaye Yesu, turagushimiye Yesu ko yatwemeye, turagushimiye ko Yesu adaterwa isoni byo kuvuga ko turi abavandimwe be. Urakoze Yesu, shimwa. Tugukomeye amashyi tugushimira. Wagize neza Yesu. Urakoze ibyo tukubwiye, ibyo tugusabye tubisabiye mu izina ryawe kandi turizeye kubidukoreye. Amen. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom, shalom. Ntimwibagirwe gukora subscribe na share. Shalom.